izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo n'inyigisho byo ku cyumweru cya 29 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia. Murabigezwaho na Padiri Janvier. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 53 kuva ku murongo wa 10 kugeza ku wa 11. Isomo rya kabiri turayisanga mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi, umutwe wa 4 kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16. Naho ivanjiri yanditswe na Mariko, umutwe wa 10 kuva ku murongo wa 35 kugeza ku wa 45. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Uhoraho yashatse kujanjaguza umugaragu we imibabaro, kandi namara gutura ubuzima bweho impongano z'ibyaha, azabona abamukomokaho, azarambe, maze azuzuza atyo umugambi w'Uhoraho. Nyuma y'iyo mibabaro yose azabona urumuri, azanezerwe. Namara kumenyekana ko ari intungane, azageza benshi ku butungane. Umugaragu wanjye azakiranura imbaga y'abantu, kuko yikoreye ubwe ibicumuro byabo. Ijambo ry'Imana. Isomo rya kabiri. Isomo ryo mu ibaruwa yandikiwe Abahebureyi. Bavandimwe, ubwo dufite umuherezabitambo mukuru uhebuje watashye mu ijuru, Yezu umwana w'Imana, nitwikomeze mu kwemera. Kuko rero ntidufite umuherezabitambo mukuru wananirwa kudutabara mu ntege nke zacu. Yageragejwe muri byose ku buryo bumwe natwe, ariko ntiyatsindwa n'icyaha. Nitwegerane rero ubwizere intebe ya Nyirineza, kugira ngo tugirirwe impuhwe, kandi duhabwe imbaraga zizadufasha igihe kigeze. Ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yakobo na Yohani bene Zebedeyi begera Yezu, baramubwira bati, mwigisha, turashaka ko udukorera icyo tugiye kugusaba. Arababaza ati, murashaka ko mbakorera iki? Baramusubiza bati, uraduhe kuzicarana nawe umwe iburyo undi ibumoso mu ikuzo ryawe. Yezu arababwira ati, ntimuzi icyo musaba. Mushobora se kunywera ku nkongoro nzanyweraho, cyangwa se guhabwa batisimu nzahabwa? Baramusubiza bati, turabishobora. Yezu arababwira ati, koko inkongoro nzanyweraho muzayinywesha, na batisimu nzahabwa muzayihabwa. Naho ibyo kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye, sinjye ubitanga, bizahabwa ababigenewe. Abandi uko ari 10 babyumvise batangira kurakarira Yakobo na Yohani. Yezu arabahamagara, arababwira ati, muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bayategekesha agahato. Kuri mwebwe rero siko bimeze, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe ajye yigira umugaragu wanyu, maze ushaka kuba uwa mbere yihindura umucakara wa bose. Dore n'umwana w'umuntu ntiyazanywe no gukorerwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi, no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya bose. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Sa
Tumaze kumva amasomo yo kuri iki cyumweru cya 29. Isomo rya mbere twumvise mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, aho Uhoraho yashatse kujanjaguza umugaragu we imibabaro. Iki kibazo abantu benshi iyo bacyumvise bibaza ibintu byinshi. Kuki Imana ireka umuntu akababara? Kuki intungane n'umunyabyaha bababara cyangwa bahura n'ibyago? Yemwe ugasanga intungane ibabazwa kurusha n'umunyabyaha, iyo ikababazwa umunyabyaha yigaramiye. Ariko ibyo byasaba kubanza kumenya intungane ninde n'umunyabyaha ninde. Ngarutse rero ku isomo rya mbere ry'uyu munsi, umuhanuzi Izayi Uhoraho yashatse kujanjaguza umugaragu we imibabaro. Izayi ariko ntavuga ibyo gusa, ahubwo mu gitabo cye mu isomo ry'uyu munsi avuga n'impamvu ko ari ukubera impongano z'ibyaha bye, kandi ko nyuma y'iyo mibabaro azabona urumuri maze akanezerwa. Ibi Izayi yabivuze mu gihe Abayisiraheli bari mu bunyago i Babiloni. Bari mu bunyago mu bihe bikomeye, akaba yarabivuze rero mu buryo bwo kubakomeza. Kuko iyo batabona impamvu n'igisobanuro cy'iyo mibabaro bari barimo, byari kuba ibindi bindi, ndetse bakaba banacumura birenze ibyo bari barahaniwe. Ariko kubona impamvu n'igisobanuro cy'iyo mibabaro byabahaga icyizere n'imbaraga zo gukomeza kubaho kuzageza ubwo Uhoraho abababariye. Turi mu isi natwe, wabishaka utabishaka, duhura n'ingorane zitandukanye. Waba umukire cyangwa umukene, waba intungane cyangwa umunyabyaha, waba umwana cyangwa mukuru, waba umupfakazi cyangwa wubatse, waba uri ingaragu, waba uri umushomeri cyangwa ufite akazi, twese nk'abantu duhura n'ibidukomereye cyangwa ibituvuna muri ubu buzima. Ikibi rero ntabwo ari uguhura n'izo ngorane, kuko duhura nazo ubishaka utabishaka, ahubwo ikibi ni ukubibamo utumva impamvu yabyo, nta gisobanuro cyangwa umurongo ubona ntaho bikuganisha. Niho rero usanga abantu batakira cyangwa ngo babone ibintu kimwe, kandi ariko ikintu kimwe cyababayeho. Bamwe kikabakubita hasi, kikabaviramo ingorane ikomeye, ndetse bagahindura n'imyitwarire n'uburyo bwo kubaho, yemwe hakabamo n'abakurizamo no kwiyahura. Ugasanga harimo abandi bakomera, bakihangana, bakaragerageza gushaka ibisubizo n'uburyo bwo kubisohokamo. Ivanjiri y'uyu munsi iraduha inzira ebyiri zitandukanye zo kubona no kwakira ikintu kimwe kije. Twumvise mu ivanjiri Yakobo na Yohani basanga Yezu, bakamusaba umwe ngo kwicara iburyo n'undi kwicara ibumoso, batitegeka ko bigenda gutyo. Yezu mu ivanjiri mu buryo bwo kubasubiza yagerageje gushaka kutwumvisha natwe ubu ngubu uburyo bwo gukoresha ububasha dufite. Yakobo na Yohani batitegeka ko tuzicarana umwe ibumoso undi iburyo bwawe. Yezu we ati hari ubundi buryo bwo gukoresha ububasha. Ati ahubwo ushaka kuba mukuru niyihindure umugaragu w'abandi. Ndetse yitangaho n'urugero, ati umwana w'umuntu ntiyaje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe kugira ngo bube incungu ya benshi. Ubu ni uburyo bubiri butandukanye bwo kwakira ikibaye, ikije mu buzima, cyaba ari icyiza cyangwa ingorane. Iyo ingorane ije, icyihuta ni ukugira indoro nk'iya Yakobo cyangwa na Yohani. Ntabwo ari
ingorane gusa n'icyiza niyo kije. Icyihuta bwa mbere, indoro ya mbere niyo kwireba wowe ubwawe, iby'abandi ntibibe bikikureba. Ibi rero hari icyo bitugiraho nk'ingaruka. Iyo ari ikibi uhita wibaza uti kubera iki ari njyewe bibayeho, kubera iki nagowe, Imana inziza iki, ese kuki ari njye njyenyine, ugasanga ugiye kwibaza byinshi. Cyaba ari icyiza ugasanga uracyikubiye ndetse ugafata n'iby'abandi, kubera ko abandi nyine utabareba, ubwo nabo birwarize, hakabaho kwirwariza, noneho umunyantege nke akabihomberamo. Aha rero iyo ari ikibazo niho birushaho gukomera, kuko umuntu yitekerezaho bikamuca intege, aho kugira ngo arebe ko yafatanya n'abandi mu kugisohokamo, kwa kwitekerezaho bikamukubita hasi ndetse bikamuviramo no kuba yakora ibidakorwa nko kwiyahura cyangwa no guhindura ubuzima cyangwa ingeso. Ibyo byose kubera kwireba we ubwe atareba abandi. Ugasanga na ba bandi bagombaga kugufasha cyangwa abo wagombaga gufatanya nabo, bitewe n'uburyo witwaye, relation wari ufitanye nabo wazihinduye, ku buryo noneho nabo batangiye kukureba nabi, ugasanga noneho hajemo n'ikibazo mu mibanire. Aha ngaha twibuke mu ivanjiri ya none uko byagendekeye abandi bigishwa 10 bamaze kubona Yakobo na Yohani bari kwireba bo ubwabo bonyine, bahise batangira kubarakarira no kubagirira ishyari. Nk'uko natwe bitugendekera mu mubano wacu n'abandi, haba ari icyiza kije cyangwa ikibi, uburyo tubyitwaramo nibyo bisobanura uburyo tubyakira n'uburyo dushobora kubibanamo n'abandi. Ubundi buryo bwo kwakira rero ikibaye ni ubu ngubu Yezu yatubwiraga: ushaka kuba mukuru nihindure umugaragu wa bose. Aha ngaha Yezu yavugaga ku buryo dukoresha ububasha. Ijambo autorite cyangwa ububasha rituruka ku kilatini auctoritas, biva ku nshinga augere, bishatse kuvuga gukura. Gukoresha neza autorite cyangwa ububasha ni uburyo ufasha abandi gukura cyangwa kujya mbere. Niho Yezu avuga tushaka kuba mukuru cyangwa kuba umuyobozi, ni uwemera kuba umugaragu agafasha abandi kujya mbere cyangwa gukura. Buri wese rero afite uburyo akoresha ubwo bubasha, kuko buri wese abwifitemo, yaba ari kuri we ubwe cyangwa no ku bandi, baba ari abo ayobora cyangwa abo babana cyangwa abo uhura nabo. Aho hose ufite uburyo ukoresha ubwo bubasha, kuko burya n'umwana nawe mu rugo aba afite uburyo akoresha ububasha, kuko ububasha ni ikintu Imana yaturemanye kiri muri twebwe. Ese ubwo bubasha ubukoresha wireba, ureba inyungu zawe gusa nka Yakobo na Yohani, cyangwa ubukoresha uko Yezu yabidusabaga, ureba abandi, ufatanya n'abandi, ushaka ko abandi nabo bakura bajya mbere, ukishyira mu mwanya wabo? Ese mu kibazo runaka cyangwa niyo cyaba ari cyiza, ese amaso uhita uyerekeza kuri wowe gusa, abandi bakirwariza cyangwa ukaba ntibindeba, cyangwa uburebera mu mfuruka yagutse y'abandi, kuko uri umuntu mu rusange rw'abantu benshi, utari wowe wenyine utikura mu bandi? Ahubwo cyaba ari n'ikibazo mugafata n'urunana mu kukibamo no kugishakira igisubizo, kuko atari wowe wenyine kibayeho cyangwa kijeho, ahubwo ari realite y'ubuzima bwacu twese tugomba gusangira. Dusaba Imana gufungura amaso arenge kwireba twebwe ubwacu, kuko hari byinshi tutabonera ibisubizo n'impamvu twenyine, ugasanga bidukubise hasi. Ahubwo dufungura amaso turebe n'abandi, duharanire icyiza cya mugenzi wacu, abantu babe magirirane gutyo. Naho kwikunda no kwireba gusa
bizana amakimbirane n'inzangano mu bantu. Dusabe twizeye Yezu adufashe kuko azi intege nke zacu. Ibaruwa yandikiwe Abahebureyi niyo yavugaga iti ubwo dufite umuherezabitambo mukuru uhebuje watashye mu ijuru, Yezu umwana w'Imana, nitwikomeze mu kwemera. Kuko rero umuherezabitambo mukuru dufite ntiyananirwa kudutabara mu ntege nke zacu. Yageragejwe muri byose ku buryo bumwe natwe, ariko ntiyatsindwa n'icyaha. Nitwegerane rero ubwizere intebe ya Nyirineza, kugira ngo tugirirwe impuhwe kandi duhabwe imbaraga zizadufasha igihe kigeze. Mugire icyumweru cyiza. Mwari kumwe na Padiri Janvier. Naho ubutaha.